Chenko watumye mama wacu apfana agahinda. None kugira ngo twereke ko narenze bagakuza kumushyingura. Mfata amavarize yawe uzokana mu Chenko. Ndatashamye ko iki utaje gushyingura mama. Asuwe urabona cahe n'imvura iri kugwa kuki nani mugufite ko wowe uzi icyo kiri ari hanze kikurusha agaciro icyo kiri ari hanze uri umwana n'iyindi. Chenko ndabinginze n'umbabarire pe kuko ndashaka kubasobanurira ibintu byose uko bimeze. Chenko ntabwo tujye gufata nka mushiki wacu mukuru wowe witwara kwibagira. Chenko ibintu byose mama yakubujije nibyo wagiye ugakora. Chenko wagiye kwishingira mama yarakubujije. Ariko nibyo wagiye ugakora. Chenko twarakwibagiwe. Ntabwo tugishaka kukubona ahangaha. Ntabwo tugiye gushaka kukubona muri uru rugo. N'ubundi imyaka ishize yose waragiye. Irahagije. Chenko bifata ibyawe bukinde. Ibintu byose mama yakubuje nibyo wagiye ugakora. Si nibyo gusa. Mama yagerageje kugerageza kukuvugisha kugira ngo ugaruke hano mu rugo. Asanga namba yawe nagiriho. Twagerageze kugira ngo uva aho wari uri ugaruke hano. Dusanga namba yawe buri gihe tukavuga namba yawe itariho. Kugeza naho mama yageze muri bya bihe bya nyuma agiye kwitahira. Ngo basi wenda Mana agusezere wo nk'umukobwa we. Nabwo byarangiye nimero yawe idaciyemo kugeza aho tugiye kumushyingura. None wowe urashaka kugaruka hano? Chenko watumye mama wacu apfana agahinda. None kugira ngo twereke ko narenze bagakuza kumushyingura. Mfata amavarize yawe uzokana mu Chenko. Ndatashamye ko iki utaje gushyingura mama. Basi uzi ukanagera ko ari wowe mukuru turuta twese. Basi kazi ukahagera. Ako ngiye nari imfunze pe ndabyemera nakabaye ndarumviye mama.
ariko ibintu byambaye umugabo yaramfungiranye mu nzu akajya yirwa nkubitagura amanywa nijoro abonye ko mukomeza kumamagara cyane anyambura telefone yanjye arayimenagura ubu se murumve iyo aba ari njyewe namwe mu byumve byari kugenda gute nari kubigenza gute hanyuma se niba wari ufungiranye wageze hano gute waje ahangaha gute niki cyakugejeje hano Chenko umugabo wanjye niwe wabwiye yuko baba wanjye yapfuye akimara kubimbwira kuko nta kundi kuntu nabonaga ndi buhari nahise nigusha igihumure nuko nawe habera ibyo agasohoka yiruka yibagirwa mu kigaga agiye kuzana imodoka ijyana kwa muganga niko guhita nza hano Shani gusa ndumva neza imipango yawe yo kubeshya rwose wayigezeho uzi kubeshya kabisa gusa nkubwize ukuri numara kurangiza ibyo nyuma byawe umaze kubeshya neza mbabarire usohoke muri uriya muryango sinongeye kugusanga hano Kaze muvugisha Ratashane njyewe nakubabariye sibyo njye nakubabariye ariko umbabarire kiriya kigabo cy'ikigoryi basi tukijyane kuri polisi sibyo basi hangana sibyo njyewe bashaka ko bakisanga ngo baramutse kubaseka ndabizi neza bazakubabarira nabo nuko bakirakaye sibyo. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my night. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? Ano? Bite Chanel? Kumwanze se byagenze gute? Sha biragoye ariko se mana yanjye so Imana yakugendere kuko abavandimwe bawe bakakumva
ndumva bindenze pe, ndumva biri kundenga. Ndagumya nsenge cyane, basi ndebe ko bakumva bakemera kuri mushiki wabo mukuru. Sawa bayi kandi gumye witeho. Ego. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? Chris ngende kumva twamwe. Chenko, nyumva neza. Nyumva neza witonze. Njye nagura mukobwa na mama yigwe kutugarukamo. Nagura mukumva ko ibintu byose mu kuvuga byose ari ibinyoma. I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. Chris ko byagenda kose tugomba kumva mani. Yaba ari kubeshya cyangwa atari kubeshya. Uriya n'umuvandimwe wacu. Icyambere nuko yagarutse. Never really know just what you want. With you I don't ever feel. Nyumva mubwire Chenko. Mbabwira sinshaka guhangana nawe. Kandi mbabwira utanyitambika. Chris. Ndaza kukwitambika mu gihe cyose udashaka kubabarira umuvandimwe wacu. Kandi ubwiye tugarutse mu yagarutse. Okay. Nta kibazo. Ndemera kumubabarira. Ariko kuri kondisiyo. Okay, tell me. Ndamubarira umukobwa. Ariko natwe tugerageze tumushukashuke atubwira ku kagabo kakoze ngibyo bintu. Naho natwe duhune nako tukanyukanuke basi wenda tugayisoma. Okay? Okay, bro. Chanel, njye na Chris turashaka kuduhuza n'umugabo wawe. Chenko, urabizi neza ko ibyo bintu ntashobora kubikora pe. Kubera icyo utabikora Chanel? Kubera icyo utabikora man? Cyangwa ibyo Chris yavugaga byari byo? Urashaka kumbwira ko ibyo Chris yavugaga byari byo, ibyo ari kudusobanura byose byari ibinyoma? Chenko, reka nkubwize ukuri pe. Nta kintu na kimwe nigeze mbabeshya hano pe. Ariko murekere gukomeza wumbwira ngo mbahuze n'umugabo wanjye. Ndabizi. Kandi namwe ndabazi ibyo mwamukorera pe. Ariko uzi ibintu twaciyemo mwana. Uzi ibintu twaciyemo hejuru yawe. Twakoze akazi keza na kabi ngo dukunde twita kuri mama wacu. Nta kintu na kimwe twakoze kugira ngo tumuvuze, ariko biranga bibi by'ubusa. Birangira yigendeye. Wowe nk'umukobwa wawe wiwe mukuru ntabwo wari uhari. Sibyo? Wewe nk'umukobwa we mukuru ntabwo wari uhari. Nta nubwo akabari kose twaciyemo wari uhari. Ngo nari gushaka kuduhuza nako kagabo kabiri inyuma ngo tukwereke tugahisomo. Tukereke. Chenko, reka nkubwize ukuri. Niba mwarambabariye mureke tubane hagati yacu. Umugabo wanjye ni mu mwihorere sikigare we. Ariko se bro, nukubera iki kuva mama yapfa nta mahoro araboneka muri urugo?
ni ukubera iki? shasho nakomeze pe abera gato none se sho ntabwo barakubabarira? shava barambabariye pe akaba mu ibintu barimo baransaba nibyo bigoye pe ibaze noneho ko bari kunsaba ngo kubaruza n'umugabo wanjye byose ibyo bitakunda ye none se urabigenza gute kuzi ko ibintu byose bababwira ari ikinyoma twahinze? Wumvise iki? nuko nyine narindi kunywa amazi akangura amakuru. Fura mvuze ngo iki wumvise iki? Ati numvise pe nyine na amazi. Barero mubwiza ukuri. Mubwiza ukuri. Nzarabuka ngizera akantu gatoya k'agatonyanga nuva mu bwonko bwanjye ngo kasohotse. Ari wowe wagavuze. Ntitaye ngo wahari ikintu wumvise cyangwa hari icyo utumvise. Harwamerukaga? Uzabona. Uzabona. Uzabivuga. Kwameze mve imbere se. Shigenda. Nyumva neza witonze ushyira muri uwo mutwe wawe. Ufite amahitamo abiri yonyine: gusohoka muri uriya muryango sinzongere kukubona, ubundi tugasigara turi twenyine nk'uko twahoze, cyangwa
ukatubwira ko kagabo kawe kaguhemukiye. Asekiri, koko murashaka iki ku mugabo wanjye? Ko namuretse nkaza hano muramushaka wese? Shane, gabanya imikino aha ngaha. Uraza gukora ibyo nkubwiye kandi amahitamo ni ayawe. Okay, ntarebe niba ariko mubishaka ndabikora ariko amahoro aboneke. kureba Chanel. Niyo nanje kureba agacucu. Yewe, uranzi? Narumvishe ngo witwa Mfura. Ariko ejo ubundi wumvishije ibintu utagombaga kumva. Uzaramu kubivuze. Tuzaguca uwo muntu. Uruneza amatwi. Tuzaguca uwo muntu. Niba uzi ubwenge. Ubifata nk'ibitarabayeho ndeba hano. Ubifata nk'ibitarabayeho. Neza amatwi. Ubibike mu bwonko bwawe. Bro, lecimy tylko kuchni. Kongera. Kuri Chanel. nawe uhita urakara uko mvugira hejuru ubwo nawe ni kwita umzamukiramo. Uhita urakara ngo nta kintu na kimwe nababeshye Chenko, ariko mureke kumbwira ngo nimbahuze n'umugabo wanjye. Ndabizi kandi namwe ndabazi ibyo mwamukorera. Nta kintu na kimwe nigeze mbabeshya hano. Ikindi kandi ngaho noneho kugira ngo mwumvireho rimwe, uriya agiye gusohoka avuye mu cyumba aratingira hariya, ambwire ngo
vuga ngo ngako Rekera dialogue yawe ratayisubira. Vugira hejuru nka gutyo ndi kuvugira hejuru. namusonde Shibura man babarira shibura. namusonde Okay. oya ako ngakora akubwiye hejuru ituhaguruka mugaye Mani, ituhaguruka magarare. umushinge wonyine Yeah. baritonze nyine Banje ibyo bintu byarananiye pe. ugomba urabigushobora Kuyanyweye wihishe kamera. Ongera wengere. Korora neza. Tugenda womboka wiruka. umva rero pfura nkubwire n'ukuri nzara ko ngize ikintu na kimwe numva cyavuye muri uwo munwa wawe usamba ato niyo nari negereje agacucu Ibaze ko nawe